Reka nizere ko umeze neza cyane komeza gukurikira The 10X Show tukugezaho urutonde rw'ibintu 10 bitandukanye. Nizere ko amaze gukora rero subscribe, kugakora share, like ndetse unaduha n'igitekerezo cyawe. Nawe utarakora subscribe rero nizere ko yari wo mwanya. Hanyuma mu Rwanda habaho amategeko atandukanye cyane ko hari amategeko yemerera abantu kuba bashyingiranwa cyangwa se bakora ubukwe, cyane ko nanone nubwo hari ariko hariho n'abemerera gutandukana nubwo habanza kubaho wenda igikorwa cyo kunga abantu. Ikintu nakubwira nanone nuko wenda biragoye kuba ubungubu ahantu utuye cyangwa se muri quartier utuyemo utarumva wenda ngo runaka yahukanye. Twifashishije rero ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi kibarurisha mibare bwakozwe mu mwaka wa 2014-2015. Tugiye kukugezaho urutonde rugera ku turere 10 tubarizwamo divorce cyangwa se habamo za gatanya nyinshi cyane mu gihugu cyose. Suribaza akarere utuyemo kaza ku mwanya wa kangahe? Twihuse rero reka duhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 ku rutonde rw'uturere 10 tubarizwamo divorce cyane, ku mwanya wa 10 haza akarere ka Musanze. Akarere ka Musanze rero na akarere gaherereye mu ntara y'Amajyaruguru ndetse gafite n'umujyi wa Musanze. Ikindi nuko nakubwira ko gafite ibyiza nyaburanga byahugoje amahanga, harimo ibirunga, ingagi, ibyo byose rero bihuruza ba mukerarugendo. Aka karere rero mu bushakashatsi bwakozwe n'iki kigo kibarurisha mibare mu Rwanda bwagaragaje ko rero aka karere abagore 4% usanga ari bo batsegatanye cyangwa se batandukanye n'abagabo babo, mu gihe rero abagabo bo ubushakashatsi bwagaragaje ko 0% ari bo baba baratandukanye n'abagore babo. Gusa nanone iyi mibare wenda ushobora kumva inyuranye, ariko impamvu nta yindi nuko mu bakozweho ubushakashatsi bishoboka ko wenda abamwe baba barashatse mu tundi turere cyangwa se abagabo bamwe ugasanga batari mu bakozweho ubu bushakashatsi. Ibi rero bigatuma akarere ka Musanze kaza ku mwanya wa 10 mu turere tubamo divorce cyane kurusha utundi. Hanyuma dukomereje ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 kugezaho urutonde rw'uturere 10 tubarizwamo divorce hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 9 haza akarere ka Bugesera. Akarere na akarere ka Bugesera kegeranye n'umujyi wa Kigali neza, ariko nanone kakaba gahana imbibi n'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Aka karere rero ka Bugesera mu bushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko abagore 3 ndetse n'ibice 7% ari bo bahukanye, mu gihe abagabo bo ari 0.4%. Akarere ka Bugesera rero akaba ariko kaza ku mwanya wa 9 mu turere 10 tubarizwamo divorce hano mu Rwanda. Dukomereje ku mwanya wa 8 ku rutonde rw'uturere 10 tubarizwamo divorce cyane hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 8 haza akarere ka Rubavu, ngira ngo mwese murahazi ku Gisenyi mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Aka ni akarere rero nako gakurura abantu benshi cyane abashaka kuruhuka. Ikintu nakubwira kuri aka karere nuko mu bushakashatsi bwakozwe ubwo bwagaragaje ko muri aka karere abagore 2 ndetse n'ibice 8% ari usanga barakoze cyangwa se baratsegatanya, ni mu gihe abagabo bo ari 1.4% mu bakozweho ubushakashatsi ari bo baba barakoze divorce. Akarere ka Rubavu rero akaba ariko kaza ku mwanya wa 8 ku rutonde rw'uturere 10 tubarizwamo divorce cyane hano mu Rwanda. Dukomereje ku mwanya wa 7, noneho ku mwanya wa 7 turahasanga akarere ka Kicukiro. Akarere ka Kicukiro na akarere kabarizwa hano mu mujyi wa Kigali. Hanyuma mu bushakashatsi bwakozwe ku turere tubamo divorce cyane bwashyira rero umwanya wa Kicukiro, akarere ka Kicukiro ku mwanya wa 7. Akarere ka Kicukiro ngo kabamo abagore 5 ndetse n'ibice 3% baba baravuye mu ngo zabo, ni mu gihe rero abagabo bo 0.4% baba nabo baravuye mu rushako. Akarere ka Kicukiro kaza ku mwanya wa 7. Hanyuma noneho dukomereje ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 ku rutonde rw'uturere 10 tubarizwamo divorce nyinshi hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 6 haza akarere ka Kayonza, ni mu ntara y'Iburasirazuba. Ushobora kuba udukurikiye ari naho ubarizwa cyangwa se ari ho utuye. Aka karere ni akarere kanini cyane mu turere tubarizwa hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko nanone mu bushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko abagore 3 ndetse n'ibice 4% baba barataye ingo zabo barakoze divorce,
ni mu gihe abagabo bo 2.3 nabo baba baravuye mu rushako, bigatuma rero aka karere kaza ku mwanya wa 6 ku rutonde rw'uturere 10 tubarizwamo divorce nyinshi hano mu Rwanda. Tugeze ku mwanya wa 5 ku rutonde rw'uturere 10 tubarizwamo divorce nyinshi hano mu Rwanda. Nkwibutsa gukora subscribe kugira ngo ukomeze udukurikirane, ukibuka gukora share, like ndetse unaduha n'igitekerezo cyawe birumvikana. Ku mwanya wa 5 haza akarere ka Huye, aha ni ku gicumbi cy'intiti ndetse n'ahantu benshi bigiye kaminuza, ariko nanone ikintu nakubwira kuri ubu bushakashatsi nuko bwagaragaje ko muri aka karere ka Huye abagore ingo z'abagore bagera kuri 4 ndetse n'ibice 5 kwijana ziba zarasenyutse cyangwa se zasenyutse, ni mu gihe rero abagabo bo ari 1 n'ibice 9 kwijana nabo bavuye mu ngo zabo cyangwa se bataye ingo zabo. Akarere ka Huye rero ku gicumbi cy'intiti akaba ariko kaza ku mwanya wa 5 ku rutonde rw'uturere 10 tubarizwamo divorce nyinshi hano mu Rwanda. Hanyuma tugeze ku mwanya wa 4 ku rutonde rw'uturere 10 tubarizwamo divorce hano mu Rwanda, ariko divorce nyinshi cyane. Ku mwanya wa 4 haza akarere ka Nyarugenge, birumvikana ni mu mujyi wa Kigali, akaba ariho zingiro ry'umujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Ikintu nakubwira nuko muri Nyarugenge abagore 5 kwijana baba barataye ingo zabo cyangwa se bakoze divorce, ni mu gihe nanone abagabo 1 n'ibice 6 kwijana nabo bakoze divorce. Igiteranyo cyabo mbere rero ugasanga ari 6 n'ibice 6 abo kwijana akaba ari bo rero bakoze divorce muri aka karere ka Nyarugenge mu bakozweho ubushakashatsi, bigatuma rero Nyarugenge iza ku mwanya wa 4 mu turere 10 tubarizwamo divorce nyinshi hano mu Rwanda. Dukomeje no ku mwanya wa 3 ku rutonde rw'uturere 10 tubarizwamo divorce nyinshi hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 3 haza akarere ka Gatsibo. Aka karere kabarizwamo divorce nyinshi hano mu Rwanda, cyane ko abagore 5 n'ibice 9 kwijana baba baratandukanye n'abagabo babo barasezeranye ariko bagatandukana nabo. Hanyuma abagabo bo batandukanye n'abagore babo busanga ari 1 n'ibice 2 kwijana, bigatuma akarere ka Gatsibo kaza ku mwanya wa 3 ku rutonde rw'uturere 10 tubarizwamo divorce nyinshi hano mu Rwanda. Tugeze ku mwanya wa 2 ku rutonde rw'uturere 10 tubarizwamo divorce nyinshi hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 2 haza akarere ka Ruhango. Mu ntara y'Amajyepfo ni naho harimo uturere twinshi rero twabagaragayemo divorce nyinshi hano mu Rwanda. Mu karere ka Ruhango rero hakaba harabaruwe abaturage benshi cyangwa se abantu benshi batse gatanya. Ku mwanya rero wa 2 akaba niyo mpamvu haza akarere ka Ruhango kabarurwamo rero abagore 7 n'ibice 3 kwijana by'abagore batandukanye n'abagabo babo, ni mu gihe abagabo rero batandukanye n'abagore babo bo ari 1 kwijana, bigatuma akarere ka Ruhango kaza mu turere tubarizwamo divorce nyinshi hano mu Rwanda. Hanyuma noneho tugeze ku mwanya wa 1, uratekereza akarere kaza ku mwanya wa 1 mu turere twakoze cyangwa se tubarizwamo divorce nyinshi hano mu Rwanda. Mu bushakashatsi bwakozwe uribaza wowe arakahe karere. Ku mwanya wa 1 rero akarere kaza kuri uyu mwanya nta kandi na karere ka Nyanza, nkuko nabikubwiye mu ntara y'Amajyepfo. Uturere twaho nitwo twihariye kuba ku mwanya ya 1 cyangwa se kuza kwisonga mu turere tubarizwamo divorce hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 1 rero nkuko nabikubwiye na karere ka Nyanza niko kaje kwisonga muri ubu bushakashatsi, aho rero abagore bagera kuri 5 ndetse n'ibice 4 kwijana aribo baba barakoze divorce cyangwa se batandukanye n'abagabo babo cyangwa se bavuye mu rushako. Ni mu gihe rero abagabo bo 2 n'ibice 3 kwijana nabo bavuye mu rushako. Ibi rero bigatuma aka karere kaza ku mwanya wa 1 mu turere tubarizwamo divorce hano mu Rwanda, n'abakoze divorce bagera kuri 7 n'ibice 7 kwijana. Akorera akaba ari akarere ka Nyanza. Ese wowe akutumvishemo nakahe cyangwa se wenda ako wumvishemo bikagutungura? Ushobora kuba ari naho utuye ariko wenda usanzwe utabyumva, ariko n'ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare kigaragaza rero utwo turere tugera ku 10 tubarizwamo divorce hano mu Rwanda. Akaba rero ari utwo 10 maze kukubwira. Reka nkushimire wowe wabanye natwe, ariko by'umwihariko nkwibutsa gukora subscribe, rwose nkwibutsa gukora subscribe, ukibuka kubisangiza n'abandi, ukibuka gukora like ndetse unaduha igitekerezo cyawe. Ngendi Anisa Ben Mukunzi.